yara naho ngaho uranambwira ati baza umuntu w'umugabo nyine uzukanganiriza akambira ko ahindukiza umugore we ngo ahindukire nabyemere buretse gatoya kimenyi yabwiye uno mukobwa yuko buretse nawe wishire mu mwanya wa Muyango bro sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo didi ngo nde oya kuko ibi butiku ntabwo bwazapfa burangiye muvugisha kimenyi yageze ahantu ahindukije umugore we ikibazo buretse nge ndi gukubwira nge se ndakube nge nose nge urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri bamurangoroga simwe muri bamuravuga ngo ni nge wasenyeye Muyango we warwana we oya nyine bavuze ngo biravugwa yuko ngo wabigizemo uruhare ndakuyamye w'insaza dekari mwaramutse neza igitondo cy'umugisha wo muherereye hose ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri channel ya Nelia TV1 amahoro y'Imana naganze mu buzima bwanyu urukundo rw'Imana rubazenguruke kandi rubagote ariko cyane cyane ni rugeramo bubatse no kuri Imana iganze kuko narabivuze ngo Satani yahagurukiye ingo no kuri Satani ahiga umuryango mbivuga kenshi ko Satani yahize umuryango kuva muri Edeni igihe yabatezaga gukora icyaha kuva kiriya gihe Satani nta na rimwe yishimira kubona umuryango cyangwa se umugore n'umugabo bubatse banezerewe akora icyari cyo cyose kugira ngo abatanye cyane cyane ko muri kumva bya hano kwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine muri kumva neza ko mu byukuri iyi couple ukuntu imeze neza ukuntu baberanye bafite umwana mwiza cyane mbivuga ngo nta muntu wahenze undi bose bari physically fit bafite igihagararo umugani wa Nzovu nawe wivugiye ati barashinguye Kimenyi arashinguye uyu Muyango Claudine arashinguye mu byukuri baraberanye pe ariko Satani ntabwo yagombaga kubyishimira yabihagurukiye nyine nkuko muri kubibona so tudatinze rero mureke tugaruke kuri iyi couple cyane cyane tushingiye kuri ari amajwi mubanje kumva ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bivugwa kuri bano bantu dukurikije ibyavuzwe cyangwa se senyuka ry'uru rugo nubwo yego Satani abagomba gusenya ibyo gusenyuka cyane nawe ko ahiga ibyiza ariko kandi tugendeye kuri bo bombi mubona neza ko amakosa manini afite uyu Muyango Claudine niwe ufite uruhare runini cyane rwo gusenyuka kw'iki kwa runo rugo amambere uyu Yves yaraje aravuga cyakoze bamuteye amabuye mu byukuri yaganiye n'uwo bita Keza uko biri kose yari inshuti ya ruriya rugo ariko cyane cyane ari inshuti y'umugabo ibyo nye ndumva nta birenze mu gihe famiye babyemera cyangwa se mu gihe bitabangamye cyane ko usibye n'uriya Keza ntabwo avuga ko nta bashuti agira b'ibitsina gore kandi batagamije ikindi cyari cyo cyose muri izo nshuti yagiraga rero agira gutya yizera Keza amuganiriza iby'urugo rwe uyu Kimenyi Yves asobanura byimbitse uburyo ki Muyango asigaye areacta nk'umutinganyi cyangwa se nk'umurezi biene avuga ukuntu uyu Muyango afite ukuntu ubona neza ko Briane yamuraruye uyu Kimenyi Yves nibyo yaganirizaga Keza kuri telefone bavugana amutura agahinda ke narabisobanuye nk'uko wagatura n'undi wese yaraje agaragaza aramuganiriza ukuntu abona ibye kandi mwa bantu mwe urugo ruri guhirima bitewe nuko buri mwe wese bimutera ihungabana cyangwa se gukomereka k'umutima ushobora kwisanga ufite ibyo wavuze cyane kuba utekereza yuko byibuze byakuzanira igisubizo 100% ndacyemeranya n'uyu Kimenyi kubyo yavuze nta kidasanzwe subujajwa nkuko abantu barimo babivuga yararimo aganiriza inshuti ye nkuko n'undi wese uhuye n'ikibazo cyo mu rushako yirukanka akajya kubwira marene cyangwa se ukabwira n'undi muntu wumva neza ko wizeye kandi ushobora kugufasha kuba haboneka igisubizo ahubwo ni ukuri ya Keza yamubereye inshuti mbi bakavugana muri kodinga nkaho mu by'ukuri nawe ubwe yari afite ikintu agamije kuko Keza nta kuntu yaba ataragamije kwinjira muri ibi bintu ngo muri coding cyane cyane ko Muyango yabisobanuye ko gusenyuka kuri urugo cyangwa se ibi bintu Keza abifitemo uruhare runini cyane
ayo ni amajwi ya mbere uyu Kimenyi yagaragaje avuga ukuntu Muyango mu rugo asigaye wapona ko nta kintu yitayeho, uyu Kimenyi akamukenera aho kugira ngo wenda mubone, uyu Muyango ukabona neza ko umutima weguriye Brian, anezezwe iteka ari uko ari kwa Brian. Nibwo uyu Kimenyi yavugaga ko icyo amusaba, abona neza ko gutuza kwe, yumva ko uyu mugore yumva ko atuje ari uko ari kumwe na Brian. Yatanze urugero rwa Jim, avuga ko iyo Kimenyi amusabye ko bajyana muri Jim, amubwira ko ananiwe, ariko kandi akabona muri weekend yajyanyeyo na Brian. Mbese kugira ngo ajyaneyo n'umugabo we, akabona ko atewe ishema cyane no kuba yakwijyanirayo na Brian, cyangwa se kuba ari kumwe na Brian muri ibyo bintu byose byo kwishimisha, ukabona neza ko kuri Brian ariho uyu mugore aturije, cyangwa se ariho hamuhaye gutuza. Nibyo byateye uyu Kimenyi Yves kuba yatekereza ko uyu Muyango yaba ari n'umurezi bien. Gusa ibyo ntabwo twabitindaho cyane, kuko abazi Muyango abamuzi cyane bavuga ko akunda abagabo birenze, bavuga ko atayoboka inzira y'uburezi bien. Icyo ntitwagitindaho, ariko kandi ntitwarenganya umugabo kuko niko yabibonaga. Ndetse nimba yari yaramwimye umwanya akawubonera DJ Brian, urumva we yaba yaragombaga gutekereza iki kindi nk'umuntu. Kimenyi be strong, ndakumva 100%. Nta kosa wakoze, ni reaction. Kandi umuhanga yavuze neza ko impamvu ngo abagabo n'ubushakashatsi bwakozwe buvuga ko kimwe mu bintu bituma abagabo ari bo bapfa mbere y'abagore, habamo no kwihererana amarangamutima yabo, guhishira ibibarimo. Ugahura n'ikibazo ntuvuge ngo nukuri umugabo, ukagera aho ushaka kurira amarira ukayamira ngo nukuri umugabo, ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Ibyo byose ni kimwe mu bintu bibangamira abagabo. None ugize ngo aravuze bakamwataka, gute umwataka kandi ariko kuruhuka kwe? Buryo umuntu ugiye kuvuga aba yumva neza ko ibyo aravuga ashobora kubikuramo igisubizo. Niyo mpamvu wisanga umuntu yavuze. Kuba uyu Kimenyi Yves ari kwibaza nawe gutakaza umugore nk'uyu nguyu, usibye kuvuga gusa ntiwanakwiruka, ntiwanatora amashashi. Ahubwo Kimenyi ko atarambaye n'ingutiya ngo yiruke ku musozi, nabwo ni ubutwari cyane ko bivugwa ko uyu Muyango ni w'amakosa yose ari kujyaho, gusenyuka kwabo ni w'amakosa ari kujyaho. Ubwo rero kuba Kimenyi Yves yavuga si ikosa kuba yagira ibyo avuga. Ni counseling, ni process yo kwikansaringa, kuvuga kugira ngo abohoke. Icyo cyo rwose mu nkundire mu kiveho. Uyu Yves nta kosa, ahubwo tugarutse kuri couple nyirizina. Amakosa menshi muri kona kari gufata nde uyu Muyango. Nimba mwumvishe ari amajwi ya mbere, ari ya Brian arimo avuga, mwumvishe uko bimeze, murumva neza ko amakosa menshi afite uyu nguyu Muyango Claudine. Gusenyuka kuri runo rugo bifite Muyango Claudine. Muyango yo Claudine uyu nguyu rero, ubwa mbere nyine nabibabwiye umugabo yamutetse nk'umutinganyi, ibyo bivaho. Ariko kandi umugabo avuga neza ko ngo yamuhindukizaga akanga guhindukira. Muyango koko wararengere, burya umugabo agira ubwo avuga babaye, ntabwo abagabo bapfa kuvuga. Kuva umugabo yavuze iki kintu, ubona nyine ko ari ikintu cyabayeho, uko biri kose byari too much, byari birengereye. Wasaga byari bikubise nk'ukwezi cyangwa amezi abiri, kuko ntabwo byaba umunsi umwe ibiri ngo umugabo abivuge. Ahubwo uko biri kose uko kwanga guhindukira byari bikubise nk'igihe kirekire, byari bikubise nk'amezi abiri. Kugira ngo umugabo agere ubwo abivuga, abibwira inshuti ye, amutura agahinda ke, ni uko byari bibaye too much. Uko biri kose byari birengereye, byari bikabije. Ntabwo uyu mugabo yajya kubivuga gutyo none abibwira inshuti ye, nta kibiri inyuma. Kenshi na kenshi abagabo bavuga bababaye, ntabwo umuntu yagera ubwo avuga ari uko ibintu bitabaye too much. Uko biri kose uyu Muyango byari bikabije,
byari bikabije cyane ko yari atakimubonera umwanya ahubwo umwanya yaboneraga akazi ndetse akanawubonera Brian. Nibyo ko akazi kubahwe pe. Ntekereza yuko akazi niko ka mbere yego, ariko mu by'ukuri nubwo twakora akazi ntabwo akazi kakabaye kibagiza umuntu inshingano zo mu rugo cyangwa se kamwibagiza icyamujyanye. Uyu Muyango yarakabije, usibye ko uko kwanga guhindukira bishoboka neza ko nyine ubiri inyuma yari DJ Brian. Uko biri kose Brian akaba ari we wari ubiri inyuma, uko kwanga guhindukira kwa Muyango ariko nyine bari baramaze kumurarura. Usibye ko kandi ibyo ngibyo nanone ntabwo twabitindaho cyane. Muyango nawe yagarutse agira icyo bitangazaho ati byibuze nimwubahe ko ndi umugore w'umubyeyi umupapa, mwubahe umugabo wanjye. Uyu Muyango nubwo ibyo byose byabaga akunda Kimenyi, akunda Yves, akunda urugo rwe. Muyango akunda urugo rwe nubwo ibyo byose byaba, nabibabwiye ni Satani uhiga ingo n'imiryango, ni Satani wahagurukiye kurwanya aba bana ndetse no guhiga abashakanye. Kuko Muyango bigaragara ko akunda umuryango we, ubwo ndavuga umugabo wiwe ndetse n'umwana we kuko nibo gihugu cye, nibo muryango we. Hahandi akora amanywa nijoro. Mwibuke ni umugore, abagore benshi barimanwa ubunebwe umugani w'umugabo we. Ikindi kandi abagore benshi bahanga amaso ku bagabo, ariko mwibaza uyu Muyango akora amanywa nijoro kugira ngo babeho. Muyango uyu nguyu umugabo we yakoze impanuka ntiyacika intege, babana umwaka wose ari we uhedinze urugo, ntiyananirwa ntiyabirambirwa, arakomeza arakora. Buriya ari babagore b'iki gihe ni ukuvuga ngo uyu Muyango bigaragara neza ko atarakunze urugo rwe, ntabwo icyo gihe yari kucyihanganira. Iyo aza kuba adakunze umugabo we ntabwo yari kumara icyo gihe cyose ari we uhedinze urugo ku cyari cyo cyose gikenewe, ari we ufite ukuntu urugo nyine ari gukurikirana ibyibanze byarwo. Ntabwo yagombaga kubikurikirana. Mwibuke bakoze n'ubu bukwe, Kimenyi Yves yaravunitse, nta kazi afite, nta kazi arimo. Muyango uko biri kose ubu bukwe bushobora kuba bwari burimo uruhare rwe runini cyane, kandi usibye n'ubu bukwe no mu bundi buzima yamaze umwaka wose atunze runo rugo, abamenyera buri kimwe cyose. Uko biri kose icyo ni icyerekana yuko akunze umugabo we, akunze umwana we, akunze umuryango we muri rusange. Uyu Muyango yagaragaye kenshi cyane, hari amafoto n'amavideo afata we n'umugabo we mu mavlog, ubona neza ko banezerewe, anejejwe n'urugo rwe, anejejwe n'urushako rwiwe. Usibye ko nyine nta kundi Satani nicyabereyeho. Satani yamanuwe no gutandukanya abakundanye. Satani yamanuwe no gutanya umugore n'umugabo. Uko biri kose zini imbaraga z'umwanzi Satani, nabo sibo. Impamvu renyihamye urukundo rw'uyu Muyango Claudine uvuga ko bigaragara ko akunda umugabo we, yaje kuri kamera mu kiganiro yagiranye na Yago TV Show, aho yagaragaje ko yasabye ko byibuze bakubaha urugo rwe, bakubaha ko ari umubyeyi, kandi yabasabye avuga ko byibuze bareka umugabo we Yves. We yavuze ati byibuze nimuvuge njyewe mumvuga uko mubyumva, ariko Yves mumuveho. Icyo ni ikiganiro yagiriye kuri Yago TV Show. Uyu Muyango yasabye ati byibuze nimundekere umugabo, muvuge njyewe nka Muyango, ariko kandi mundekere umugabo. Aho ni ku kiganiro yagiranye na Yago ubwo bari kuri call cyangwa se yaramuhamagaye, nibwo bigaragaje ati mundekere umugabo, kandi nanjye mwibuke ko nubatse, ndi umubyeyi, ndi umumama, byibuze icyo kintu mukinyubahire. Uko ariko Muyango yaje kubivuga aho ni mu kiganiro yagiranye no kwa Yago, ariko kandi ntabwo bikuraho amakosa amugaragaraho. Muyango birashoboka koko ukunda umugabo wawe, ukunda umwana wawe, ariko warahemutse nk'umugore. Uzasabe uyu Kimenyi Yves imbabazi, wagaragaye nk'umutinganyi. We kuki utamubaye hafi ngo umwereke ko utari umutinganyi, kugeza ubwo bigukeka wakajya no gutura agahinda undi mugore mugenzi wawe cyangwa se inshuti y'urugo rwanyu? Kuki utamubaye hafi ngo umwereke ko utari umutinganyi, umuhereza umutima utuje nguti shyira umutima hamwe, ntabwo ngenda umutinganya? Kuki utagendaga umuha ibihamya, aho ugatuma agera ubwo agukeka ko utingana na DJ Brian?
ikindi kubera iki wangaga guhindukira wumvaga ko uyu mugabo bizagenda bite bamufatana n'umupompiste ngo ngivi na ivi none yari gombaga kubigenza gute yagombaga kubigenza gute mu gihe wamukaniye namwe nimwumva amakosa y'uyu Muyango Claudine nuko nanjye mfite ibi audio nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo Muyango passe uri kumva God damn it. No, Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo ku nkeke amubaza ngo nase ngo Muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbaza nyuma y'ibi ngibi reka twumve icyo Muyango bivugaho ariko ubundi mwamaye na yari code nigeze kuri code gacyaje turi guhamagara ndetse ari kumbwira ubundi kimenye none se Muyango aho ujya kubera umunyamafuti bajyaga kugutangamo passe gutyo gusa bakubonye witonze bagutangamo passe wari umugore mu rugo rwawe urushimye utaca muri izo nzira uriya Keza ararenga gutangamo passe cyangwa nuko yabonaga ko nawe iyo nzira ya passe uyicamo kandi wubatse wowe ubundi Muyango wagiye ukora amakosa kenshi wagiye wigaragaza kenshi ni gute waba uri umugore mu rugo rwawe wubatse bakagutangamo passe ibyo bintu nta kintu biziho ubu se ko cyari weho yafashe katafashe uwo ari we wese birashoboka yego katangamo amapase sava ariko nawe nuko yakubonaga ko iyo passe wayakira urumva ko wagendaga ubangamira umugabo wawe rimwe na rimwe sinje ngucira urubanza hako turashingira ku byo mwivugiye turashingira ko biriho ashaka kugutangamo passe yego iyo passe yarapfubye waranayanze pe ariko kandi niwambwira ngo umuntu ngagutanzemo passe uri umugore atazi neza ko iyo passe rimwe na rimwe ujye uyemera ntabwo wakumva neza ko iyo passe ntabwo yapfa kugutoranya ngagutangemo passe atazi ko nta hantu uhurira nabyo nawe nyine kandi ikindi cya kabiri wowe Muyango reka twemere yuko bitanabayeho ariko se nk'umugabo wawe ubyumva utekereza yuko bimutera umutima utekanye ugira ngo ntibyamutera umutima uhagaze kumva ko kandi ngiyo passe riri ngo yari amadolari 300 urumva umugabo wawe yabyumvaga akumva atekanye wapi nta gutekana yagira muri we ntabwo bibaho nta mutekano yagira muri we acyumva neza ko bagutangamo passe urumva ko gusenyuka k'urugo rwawe bimaze kugaragazamo amakosa yawe byibuze 3 ko wanga guhindukira ko wagirana agakongo kihariweho na DJ Brian ndetse no kuba waca wagendera mu nzira za passe ko wakumva ko akabaye bagutangamo passe uri umugore w'umugabo icyo nacyo umugabo ntabwo cyari kumunezeza ntabwo yari kumva neza ko afite umuntu urumva neza ko urugo rwanyu nubwo rwasenyutse nawe ubwawe warutije umurindi ntabwo warubereye maso ntabwo wahagaze ngo ururwanirire umugabo wawe umurememo ibyiringiro nawe wakereyaga ibicantege kuri we nawe uko bikosa rukuntu wakereyagamo ibimuca intege bimutera kumva neza ko nyamara nta rugo agifite yajya kuvuga ngo yakabije ngo yarengereye icyo ukaza twumvishe amajwi ya yande y'uyu Muyango avuga kwa Yagwate bamurekera umugore sorry twumvishe amajwi ya Kimenyi twumva amajwi ya Keza ariko kandi bivuga ko ngo bafite audio menshi uriya Keza ari audio yahaye Dekati ntiyayikina ariko kandi byumvikana ko nyuma y'ibi ngibi hariho n'ibindi byimbitse hariho n'ibindi bitarimo kuvugwa reka dutegereze wenda Muyango uzazugira icyo bivugaho ariko nakubwira neza ko nawe umugabo wawe amwereye imbuto mbi ntabwo wigeze wamwigaragariza uko bikwiye cyangwa se muri icyo kibazo mwahuye nacyo nawe wamugiye kure umutera guhagarara k'umutima njyewe navuga ngo kugeza ahangaha dukurikije uko turi kubyumva uyu Muyango abifitemo uruhare cyangwa se abifitemo amakosa gusa nanone mu by'abashakanye nibo baba bazi ukuri nibo baba bafite ukuri kwa nyako ariko kandi nabwo uko byagenda kose nabo ubwabo ntabwo bagize ntabwo nabo ubwabo bagerageje nabo ubwabo bishyize hanze barigaragaje mu bikorwa bitandukanye ari Kimenyi yaravuze kandi we si murenganya mugarukaho
hari uyu muyango yagaragazaga imico itari myiza. Abatandukanye nimwe muba muzi ibanga rikomeye riri kubatandukanya, ariko muyango reka twizere neza ko ziriya video uri gupostinga ari reality. Reka twemere ko ariko kuri atari agatwiko cyangwa se urimo gusibanganya ibimenyetso. Ikindi cyadushimisha by'umwihariko ni ukubona we n'uyu Yves musubiranye, ni ukubabona musubiranye mukarera Miguel, mukishimana, mukongera mukishimana. Nicyo cyadushimisha, nicyo cyadushimisha kurutaho. Kubona musubiranye, kubona mwishimanye, nicyo cyatunezeza. Kandi reka twizere yuko murabikora hamwe n'Imana ikunda urugo. Reka twizere ko murababarirana, Yves kubabarire, nawe umubabarire ku by'umukekaho, ariko gutandukana kwanyu ubifitemo uruhare wese yigaye kubwo gusenyura urugo murimo, kubwo gusenyura urugo mufite. Uwumva bifitemo uruhare wese yigaye asabe imbabazi. Burya kubaka kwiza cyangwa se kugwa mu cyaha ukagisabira imbabazi nibwo bugabo. Kumenya gusaba imbabazi ndetse no kuzitanga nibwo butwari. Muri mwebwe uwumva neza ko afite urubanza rw'uko ari we wagize uruhare muri iyi saga yanyu, cyangwa se ari we amakosa menshi agaragaraho, asabe mugenzi we imbabazi. Bano kuri Nele TV rero mwakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro kigaruka kuri Muyango na Kimenyi, cyangwa se Muyango Claudine na Kimenyi Yves. Ukugaruka nyine kuri uko gutandukana kwabo, tugaruka ku makosa ya Muyango muri ibi bintu. Mwakoze rero kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ndabashimiye by'umwihariko ko ikiganiro cyabanje mwakirebye, no kuri mwarakoze. Ariko kandi mujye munabireba byose, muri ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye, ntukareba gace. Iyo urebye gace uba utwaye amakuru afite ivumbi, ntabwo utwaye amakuru ya nyayo. Jya ureba ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, nibwo nawe umenya ibiri kuvugwa ni ibiki, nibwo umenya ngo ni iki cyabaye. Nabwira ngo rero mwakoze kubana natwe, Imana nibishimira iteka. Ndabakunda pe. Ngaho wakoze subscribe, Imana nikomeze guha umugisha mwinshi cyane. Nawe utarakora subscribe ndakwinginze yikore, nimba nta kintu na kimwe bigutwaye, cyane ko nicyo bitwaye, kandaho muri ako kajambo k'umutuku handitsemo ngo subscribe. Urabukoze igikorwa gikomeye kuko urabuduteye inkunga, kandi nacyo tukwifuzaho. Nimba wakunze iki kiganiro rero kora sharinga ku bantu bawe. Ikindi kandi usige comment yo kubyumva, ninde ubonaho amakosa muri aba bantu bombi. Amakosa afite nde muri bano bombi? Wowe ubyumva ute? Ari nkawe washinja nde ikosa? Ariko kandi turaho dutegereje icyo Muyango azabivugaho, cyane ko Kimenyi Yves we yamaze kugira icyo abitangaza.